Nkuko muri kubibona kuri kamera zanyu za Ngabirano TV show, muri kubonaho umugabo yambaye neza cyane. Ese uyu mugabo ni muntu ki? Nkuko muri kubibona muraza kumenya byinshi kuri we. Ni ingingo nziza tugiye kuganiraho. Umwe mu batumirwa bafite impano ye imeze ite? Ntabwo ndi buze kumuvuga, arivuga kuko ni umuntu usobanutse. Mwamubonye kuri kamera zanyu, ni umugabo ufite agakweto kagezweho. Aka gakweto wakaguriye muri iriya soko? Kagure mu isoko Rukizi, isoko shopping. Ni isoko ubonamo inkweto nziza cyane, ni isoko waguramo inkweto, amasengeri meza, amakabutura. Ni isoko utaburiramo byose muri make. Okay, so umunsi twaturutse Kigali tuje kureba impano zigiye zitandukanye. Wakiniye amakomedi menshi agiye atandukanye aryoshye kandi anogeye abanyarwanda bakuramo inyigisho zitandukanye. Uyu munsi tukaba twafashe umwanya ngo tuze kuganira nawe. Ese tumenye poroje imeze ite? Ese mukina ku wa kangahe? Ese mutegura bimeze gute? Ese ibintu mukora mubona bifasha iki abanyarwanda? Ese we muri rusange umuntu turi kuganira kuri Ngabirano TV show ni muntu ki? Akora iki? Kuko abanyarwanda ntibarasobanukirwa, baracyari mu rujijo. Murakoze. Nitwa Nzabonimana Jean Baptiste, ariko wabankunda bakankunda muri komedi nitwa Akimu. Poroje yacu uburyo imeze ni poroje izamura impano z'abanyarwanda, abana bo mu cyaro. Poroje yo gukina filimi nyarwanda tuzi nka komedi. Iyo ni poroje igenda izamuka gake gake, ariko bigaragara ko igikenyemo gake kubera ubushobozi. Ako bagiye badufasha bakadutera inkunga yazamuka. Ku kijyanye n'icyo warumbajije, igihe dukinira dufite iminsi mu cyumweru dukinamo. Mu bimwe twita shuti, abantu batabizi ndakoresha ikinyarwanda. Ku cyumweru saa 7 z'amanywa tuvuye mu misani wa mwanya nyine abanyarwanda bose baba bicaye ku mbuga bategereje ibihangano tubaha. Niwo munsi dushutinga, niwo munsi dukoramo ibikorwa byacu. Poroje yacu mirazamuka, ni poroje nziza, bibiranagaragara. Murakoze. Okay, so tugiye uburyo mukora. Ese ibintu mukora bibatwara igihe kingana iki? Ese mubikora mute? Yo muri kuri teri abagenzi banyu uko twarebye video zanyu dusanga mudakina mwenyine. Ese ni wowe utegura, n'abandi bagutegurira? Wowe ubona muri rusange ese ibintu muvuga mubikora mu gihe kingana iki? Ese mubifata mu gihe kingana iki? Ni cyangwa ni ibintu biraho muhita mukora ku kanya? Urakoze cyane ku kibazo kizumbajije. Nkuko mubibona mwe mudukurikira, nawe ndabaradukurikiye, dufite timu ngari, timu nini kandi nziza, timu ifite abana, dufite timu nini cyane muri make. Dufite umukuru wacu udutegurira, utegura ibyo turi bukine, tukaza dusanga yateguye tugakina. Ntabwo ari ibintu bisaba iminsi cyangwa ngo bidufate igihe kinini. Turategura nko mu masaha 2 tuba turangije gukina, tukagenda tukabikora, tukabiha abanyarwanda. Ni ibintu byiza, tubashishikarije ko mwanyarukiraho mukareba mwese mukadushyigikira. Tukiraho, ese komedi muri rusange ifasha iki abanyarwanda? Wowe muri rusange igufasha iki uburyo bwo kuba? Ese ushimisha abanyarwanda? Ese ubona ejo hazaza hawe hari icyo bizakumarira muri rusange? Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Murakoze. Kamere ku kintu mbajije bwa mbere ngo imfasha iki cyangwa se idufasha iki. Komedi ni ikintu ucuruza, wazunguka kandi iruhura n'umutima w'abanyarwanda. Kangu urugero rwa hafi, boss yawe yakohereje kuri teri runaka, uje kuri teri, nutaha wananiwe uruhutse muri cyagihe uryamye, urananyarukira ku mbuga nkoranyambaga, murandasi muri make cyangwa tuto murandasi, ukoresha internet, urebe za video bikuruhura mu mutwe, urishima, uraseka. Muri make bya bibazo biragabanyuka. Ikintu warumbajije ibyo byatugezaho, bikuvana ku rwego bikujyana ku rundi. Ubundi mbere nari umuntu witinya, ntaratangira kubikora, mbe ntajya kuri kamera ngo mvuge. Ariko uko ndi kuzamuka, untungaho kamera nkavuga, n'abana dukinana bagiraga isoni, akagenda azamuka gake. Abanyarwanda mo barabikunda, amaviews muturabona, turashishikariza n'abandi kudushyigikira. Murakoze. Harya channel yanyu yitwa gute? Channel mwabireberaho ni Ngabirano TV show. Okay, so nkuko bimeze abanyarwanda badukurikiranye
bashatse kumenya byimbitse ese muri rusange ukora iki iyo urangije akazi ka komedi ese uri muntu ki uteye ute muri rusange uteye ute wowe uteye ute nyuma ya komedi utari muri komedi ko muri komedi turakubona wakinnye amarore menshi uri gitifu w'umurenge ukina n'andi marore atandukanye ukina uri mutwara sibo ukina n'izindi komedi zitandukanye abantu badukurikiranye ndagira ngo banyarukiye kuri Ngabirano TV show izo komedi bazirebe bazibone nk'abanyarwanda wowe uri muntu ki akimu uri muntu ki nyuma ya komedi tuvuye nyuma ya komedi murakoze mutazaba mwarambonye nko muri gitifu ndi kubabwira mbashibura abagitifu ubundi ngiye mu buzima busanzwe ndi umuntu witonda ndi n'umuhinzi kuko komedi uzikoze zonyine nta kintu zagufashaho ni bya bintu nyine usanga wajya uhora mu bukene ariko dushakisha n'ahandi kugira twunganize amafaranga nubwo aba ari make azabava muri za komedi urongeranya kugira ejo hazaza dore dukeneye n'u Rwanda rw'ejo nitwe rubyiruko ni igiki ntaguciye mu ijambo ni igiki wagira inama abandi bana bashaka kubijyamo ese ni igiki wababwira urakoze icyo ni ikibazo cyiza cyane ikintu cya mbere ni kwitinyuka bigira icyo bigeza ku muntu kwitinyuka ukumva ko utahehora n'imbehe viyo mu giturage vuba ujya imbere ya kamera uvuge none se uri umukinnyi wa komedi ese nimero yawe muri rusange nk'umuntu akeneye kuba yagutera inkunga ese abonye ufite impano nka nimero yawe aguhamagara ashaka ngo muvugane ashaka kwinjira muri komedi yawe nimero yawe ni iyihe wamuha ku buryo yaguhamagara akaba yakubona akaba yakubaza nawe utuye harya utuye magana he ahantu dutuye ni mu cyaro muri make namwe mwahabonye ni mu cyaro cya Nyagasozi kuri nimero warumbajije ndaguha nimero yanjye kuko nimero ya timu yo sinyifite ariko ndaguha iyanjye bazajya bashyiraho inkunga yego ni 073 yego 99 yego 77 yego 4296 ndayisubiramo ni 073 yego 9 yego 77 yego 42 yego 96 noneho twaganira byinshi ariko nk'umuntu w'umukomedi nta kantu muri komedi wakinnye nta kantu wadukiniramo kugira ngo dukomeze tunaseke dushimishe n'abanyarwanda muri rusange bamenye uwo uriwe murakoze uranababwira nko ku kantu nakunze cyane njya ndeba nanjye ngaseka watubwira natwe nababwira nko ku kantu nakinye ndi gitifu w'umurenge watubwira ndi kubwira gitifu Ngabirano umva gitifu Ngabirano urongera kuvuga utahawe ijambo urisanga mu irimbi ko kantu hari n'akandi kantu naba narakinye kanduye tubwire kabisa usetsa abanyarwanda abo kantu iyo mwibutse nako karashimisha cyane nta kantu nakinye ndi kubwira abatipe bari gushaka mushiki wanjye ndi kuvuga ati rero mwabajamama mushiki wanjye namuhaye umutipu hagize undi muntu wongera kumuhamagara ewana sinzi twamerana nabi mw'abanyarwanda mu ibintu byakaze noneho uyu mukomediye twatumiye ararenze nk'uko muri kubyibonera ni ibintu bikaze twaje tuzi ko ari ibintu bisanzwe ko nk'ibyo akora dusanze ko ari ibyo akora atari impano y'undi muntu batiye ni ibintu asanzwe akina kandi akora akunze so ni iyihe nama muri rusange tugarutse tuvuye muri komedi ni iyihe nama wagira abanyarwanda muri rusange bagukurikiranye icyo nabwira abanyarwanda ni ikintu kimwe cyonyine nibabanze bakunde poroje yacu niba dukunda ibindi byose bizakoreka inama yindi nabagira birinde bya bigambo byo hano hanze ati se baramura babufasha bizabageza kuki ikintu cya mbere tanga no muri abantu bakunda Bibiliya bijya biba birimo bavuga ngo tanga ukuye ku mutima kuko ejo ntuza aho uzaba uri nukigikira twe nitwe rubyiruko rw'ejo nitwe mbaraga z'ejo natwe tuzafata rwa rubyiruko rwo hasi b'abana barumuna bacu tubazamurira impano ntabwo ari ibintu byacu ni ibya barumuna bacu namwe bakuru ntimuhejwe nimuze dukinane nimuze dufashanye byiza ibikorwa mukora ese twaganiriye ibintu byinshi bitandukanye
ese wowe muri rusange nta ufite umukunzi? ibyo byo ntabwo ari ngombwa kuyatangariza imbere ya kamera ibyo none se ko mbikubwiye ugaseka n'akamwenyu karabikwereka nyine nawe mwe abanyarwanda mwe mudukiranire uyu mukomedi wacu ari akana duhisha ko tugeze ku mukunzi agashaka kuducenga. Oya sobanurira abanyarwanda, cyangwa niba hari umuntu wishimiye uno mugabo nje nanagutangamo pase da tugira icyo tubivuga ibyo ubundi imbere ya kamera ase nawe ntubizi iyo umuntu akiri ingaragu kugira utangaza ukunda cyangwa ariko nta twaganire byinshi mwamubonye n'umuntu w'umunyablaga cyane nje nasetse numiwe. So nk'abantu mumukurikirana cyane kumvuga mumukurikirane mukore subscribe n'ibindi bitandukanye mutima nibagiwe kuri Ingabirano TV show mukore subscribe like share comment n'ibindi bitandukanye. See tomorrow tuzabona undi munsi nawe wasezera abanyarwanda. akantu gato nakongeraho abantu badukurikirana niba ufite umwana wimuhishe pfiyo mu cyaro zamura impano z'abantu batuzanire turabafasha tukabafuruma tukabashyiramo igikorwa turimo. Ntabwo ari poroje yigisha abana ingeso mbi, ni poroje ibereka igihugu cyiza. Murabizi ko turi mu Rwanda ufite amahoro, ni ugufata abana impano tukazizamura nubwo tutaragira icyo tugeraho ariko dushima Imana aho tugeze. Mutuzanira abo bana urubyiruko muri make murakoze kandi bye bye.